Hey bakunzi ba Kigali Love Zone mumeze mute? Ya natwe tumeze neza cyane cyane. Ewan, topic tubazaniye wa mva. Iragira iti ese umugabo cyangwa umusore uzi wenda kuvuga wenda tuvuge ngo uzi kurongora ku buryo umugore uwo ari we wese cyangwa umukobwa uwo ari we wese yamwirahira, uwo mugabo abikora ate? Nyine yaba abikora gute nyine uwo mugore nk'umugabo uzi kurongora ku buryo abagore bose cyangwa umukobwa wese amwirahira avuga ati mva kabisa uyu rwose niwe wanjye nshobora guha ibyanjye mwumva ndishimye. Ewana, mbere na mbere ibintu nyine ku gitsina gore benshi tuzi ni uko umugabo uko yaba ameze kose, uko yaba arongora, ko umugabo uzi kurongora ku buryo rwose umuntu avuga ati ye bose wenda nk'umugabo utarangiza vuba, ko nabivuga mbere na mbere umugabo utarangiza vuba. Kandi ikindi, umugabo umenye ko agiye kurongora agategura umuntu bagiye gukorana imibonano mpuzabitsina, akamutegura neza. Ewana, wa mugabo we nimba uzi kutajya unategura cyangwa ubizi neza ko utiziho kuzi kurongora, wowe menya ngo ikintu nzi uko nyine umugabo ashobora kurongora akavuga ati umugore akavuga ati rwose umugabo ubanza agategura umugore. Kandi nanone kuba yamutegura ntabwo bivuze ngo ibyo byose muri kubikora acecetse. Umugabo w'umuhanga mu kurongora akurongora akaganiriza, akubaza ibyishimo ufite, akubaza ati se bibi urumva umeze ute, akanakubaza umugabo wumva ko nyine ntacyo ashoboye mu gikorwa akakubaza ati baby dukora iki. Uwo mugabo aba azi kurongora. Wa mugabo ugenda akajunjama agakora ibimujemo kumva nyine ari byo nyine kumva ko yakwemeje, uwo mugabo ntabwo aba azi kurongora. Umugabo ukubwira uti baby ibi nibi muri iki, ese sheri twakora posteri iyi niyi ibyo, ese baby munyaze gutyo. Ubundi kurongora njye nababwiye mva ni tekinike, ntabwo ari ukuvuga ngo ni imboro ndende, ngo ni ngufiya, ngo nigoramye, ngo nimeze ite. Kurongora ni tekinike. Niyo mpamvu ndikubwira ngo nimba urongoranye n'umuntu, wa mugabo wenda abizi, abagabo benshi babizi, umugabo agitegura mwagira mu gikorwa akazakubaza akakubwira uti se baby bimeze gute, gutya na gutya tubigenze gutya, akumva ko nyine ubundi buri umuhanga wo gukora akazi aba ashaka kugira ngo abaze, ukumva yumve ko nyine muri kubigendanamo neza. Umuswa rero uvuga ngo ararongora azi ko ari bwemeze umuntu, apfa kurongora arongora atazi ibyo ari kurongora. Kwa kundi uvuga ngo ugiye kurongora utanateguye. Umugabo ngewe nzi ko azi kurongora ni umugabo ukurongora kuvuza, akakubaza baby dukora iki, akakubaza kuko we nyine ababizi neza ko muri mu gikorwa cya babiri, ntabwo ari we wenyine ntabwo aba ari kwikoresha, mwe muba muri gukorana mwese akazi. Ubwo umugabo uzi kurongora arabaza ibi ni ibi muri iki, yaguteguye mugeze mu gikorwa neza nyirizina, uri kumva ahise arakubajije baby iki muri iki cumita, ese baby munyaze. Umugabo akubajije icyo kintu, nawe wa mugore we sinibaza ko waceceka. Niyo waba ugira isoni gute akikubajije utavuze ngo ukora iki, wowe utabwo banje kucyitekerereza. Umugabo uzi kurongora ni ukunguka neza. Kandi nanone umugabo uzi kurongora ntabwo ari wa wundi urangiza agaceceka. Ashobora kuba agiye kurangiza akakubwira ati baby ngiye kurangiza, uri kumva mukabijyanamo neza. Uburyo umuntu iyo muri gukorana imibonano mpuzabitsina ntabwo wowe wishyira, ntabwo
wowe wumva ko nyine ari gukora ari kubikora wenyine, we iyo muri kubikorana akakubwira bebe ngiye kurangiza, nawe ubwawe uhita wisetingamo ibyo bintu. Umugabo uzi kurongora ni wa mugabo ukurongora mukarangiriza rimwe. Umugabo uzi kurongora ni wa mugabo ukurongora akamenya ko wowe warangije mugore cyangwa mukobwa we muri gukorana igikorwa. Umugabo uzi kurongora ntabwo ari wa mugabo ukurongora kumva ko iyo arangije bihagije, urukumva. Umugabo uzi kurongora n'umugabo ukurongora ukarangiza nawe arangije, cyangwa akamenya ko ugomba kuba warangije kugira ngo igikorwa kirangire. Bakunzi ba Kigali Love Zone, mudufashe rwose. Impamvu turi hano ni ukubera mwebwe, kandi umva twebwe turi hano kubera mwebwe ewana, kandi turabakunda cyane. Rero umugabo uzi kurongorana, umugabo ugutegura akakurongora, umugabo ukubaza mu gikorwa, bebe dukora iki, nkora iki, akakubaza se nkora iki, bebe duhindure posteri iyi ngiyi wayishobora se, waba utayishobora akavuga ati reka tugerageze uyimenye. Ibyo ngibyo byarangira akakubaza bebe akakubaza, nawe ubwawe urisanzura ukavuga ati wow, rwose uyu mugabo naho uri wowe wa mugore we cyangwa wa mukobwa we uri rwose, ukaba ubizi neza ko wahuye n'uwo mugabo, kumwibagirwa biragoranye cyane cyane. Ewan bakunzi ba Kigali Love Zone, rwose ngiye nicyo kintu. Umugabo uzi kurongora, umugabo umenya ko warangije, ntabwo ari umugabo uvuga ngo nimba ndangije ibyanjye birarangiye icyo gihe. Ewan umugabo utazi kurongora rwose amenya ngo yirangije, yarangije byara, ntabwo yitaye ko wowe warangije, ntabwo yitaye ku biki. Rero mwa bagabo muri kudukurikirana, ntabwo twifuza ko mwamera nk'abo bagabo babikunze akumva ko we yarangije. Ese icyo gihe umugabo nakurongora, wa mukobwa cyangwa wa mugore we, umugabo nakurongora nurangize uzongera kumutekereza? Ese mu kumutekereza ubwo umbabara umbwire, wamutekereza ute? Umugabo akurongoye nurangize wamutekereza gute? Niyo yaba yakoze ibya mirenge, biragoranye kabisa. Niyo mpamvu mbere na mbere umugabo uzi kurongora ni umugabo utuma urangiza kandi nawe akarangiza. Nibyo nahoze mbabwira, hari ukuntu ushobora kuba uri kurongora umuntu, ushobora kumurongora wowe umugabo uzi ubundi uba ubizi neza, ntabwo yumva ko nyine buri umuhanga ntabwo aba yishyiramo ko azi ikintu. Umuhanga wo gukora ikintu arabaza, akakubaza se bebe bimeze gute, akakubwira bebe ngiye kurangiza, nkora iki kugira ngo turangirize rimwe, akabikubaza. Rero umugabo uzi kurongora iyo yaguteguye neza, umugabo arabanza akagutegura neza, ubu noneho mu gikorwa nyirizina muri gukora imibonano mpuzabitsina akakurongora, akazakubaza bebe nkora iki, unyaze duhindure posteri ibiki n'ibiki, urumva uryohewe, akakubaza. Wowe ubwawe ukavuga ati bebe, nawe wa mukobwa we cyangwa wa mugore we, nimba umuntu akubajije aba arimo kumana, aba agufunguriye amayira yo kwisanzura. Ubwo iyo umuntu akubajije muri mu gikorwa ewana, nawe umusubiza nyine ibyo akubabajije. Niyo mpamvu bigaragaza nyine umugabo uzi kurongora. Umugabo uzi kurongora ntabwo ari wa mugabo urongora ajunjana. Umugabo uzi kurongora ni umugabo ukubaza, akavuga bebe washobora iposteri, nimba utayishobora akavuga ngo ya ntabwo, ariko nyine ukavuga tuyigerageze, urabona ari byiza, akabikubwira, urikumva, ukumva nyine ni sawa. Umugabo muri gukorana imibonano mpuzabitsina bikagenda gutyo, mukarangiza akakubwira uti bebe ngiye kurangiza bigende gutya. Nawe ubwawe waba mukobwa nimba uzi ahantu umuntu akora ukarangiza ukahita umubwira uti gutya na gutya, cyangwa wenda niyo atabikubwira wowe, iyo umuntu akubwiye ati ngiye kurangiza tayari rwose bibaga akenshi urangiriza rimwe. Yego, ubwo rero umugabo uzi kurongora rwose izo tekinike ewana abazishoboye rwose. Kuba yarateruye n'indeshyo hari uruhare bigiramo? Ntabwo bihuriye.
ibyo ngibyo wenda kurongora none hari igihe uba ufite imbaraga, ariko nyine ibyo kuvuga ngo warateruye ngo wagize uti, ushobora kubona akajama kananutse urukumva kakagukoma ukahita uvuga ati uyu niwe mugabo uzi kurongora mu gihugu rwose muye nawe bwa mbere, ugahura n'ikigabo cyateruye cya danje, yo yesu mwami unoneho ye baba we, ugasanga noneho wagira ngo ari kukujagaraza mu gitsi kandi wowe mureba arayivuga ukabona ni igisore cya danje, ukabona ni sawa. Kandi ibyo ngibyo ntaho bihuriye no mu mubiri kungana gutya, kuvuga ati fizikali ameze gutya, ntaho bihuriye mu gikorwa. Akenshi hari igihe umusore nyine aba ari umusore muremure, ari umusore nyine ubona ko afatika, uri kumva akenshi ibyo ngibyo bibaho nyine afite n'imbaraga. Buriya nanone n'imbaraga nanone hari igihe zikora, hari igihe imbaraga nazo zikorwa, ariko nyine izo mbaraga zunganira tekinike. Iyo ufite izo mbaraga nta tekinike bipfuye byose. Kurongora bisaba tekinike, ntabwo ari ugupfa kuvuga ngo mfite imbaraga ngo ndapfa kujomba. Nibyo nahoze mbabwira, umugabo uzi kurongora ni umugabo utegura umugore, urukumva akamenya ngo ngomba gucumita, ntabwo nkomeza gucumita ngo ndacumita, uracumita si gucumita ibiki, cumita iminota mike unyaze, urukumva. Kandi umugabo uzi kurongora ntabwo ari umugabo uhora urongora ngarama, urahora ugaramya arongora nanakubwira uti duhindure. Ndi kuvuga ku ruhande rw'abagabo bazi kurongora. Umugabo uzi kurongora agomba kukubwira uti duhindura positeri. Buriya guhindura positeri nanone bituma abantu batarangiza vuba. Buriya iyo urongoye positeri imwe urangiza mu minota ingahe rwose urangije. Niyo waba urangiza wenda iminota 30 urarangiza, ariko noneho muri iyo minota 30 iyo uhindura positeri n'amasaha 2 yageramo uhindura positeri, umeze nk'aho utangiye bundi bushyashya, mwese mutangiye igikorwa bundi bushyashya. Ubwo rero umugabo urongora